korosi byari bimeze. Muri iki gihe hari hahanze ibintu byitwa gnosis, ibintu nyine byo gushaka kwigira abantu b'abahanga, ibintu byo gushakisha ubumenyi bwo mu bitabo, kugira ngo muri icyo gihe ibintu by'ubuhanga bya za universite na za kaminuza muri forume y'icyo gihe, ariko atari za kaminuza z'uyu munsi. Muri icyo gihe imyigire ishobora gukompara n'imyigire y'uyu munsi ya za kaminuza yari ihanze cyane. Noneho rero bagafata ubutumwa nkaho ari ikintu ugomba kubanza gushyira mu bitabo, ugasoma shimi, ugasoma fizike, ugasoma n'ibindi byose by'ubuhanga, noneho akaba ari byo bikuyobora mu gusobanukirwa Imana no gusobanukirwa icyo Imana igukeneyeho. Ibi iyo urebye nibyo tugenda dusanga no mu itangiriro mu gice cya 11, ubwo abantu bishyize hamwe barangije baravuga bati reka twita Imana kuyibona biragoranye, reka twihangira uburyo dushobora kuyigeraho. Biravuga ngo bakoze iki? Baragiye ngo barangije barubaka. Muri make barimo barafata ibyitwa ubwenge kugira ngo babikusanye bayigereho, ariko bayigereho mu buryo butari bwo kandi bukwiriye, kubera ko ikiri gutuma bayishaka ntabwo ari iby'icyubahiro cyayo, ahubwo ni ukugira ngo bayereke ko n'abari ibitangaza. Iki kibazo rero muri iki gihe cyari kimaze kuremera cyane mu bice bya Aziya n'i Burayi, kubera ko Paulo yandikira abikorino yaravuze ati dore ikintu gisigaye kiranga abantu muri iki gihe, abitwa abayuda barashaka ngo babone ibimenyetso byose bifatika. Noneho abagiriki cyangwa abafilozofe b'icyo gihe barashaka ko uzana ubuhanga bwo mu mutwe, werekana ibintu bidasanzwe, ushyira hariya utondeke ku murongo, wereka abantu kuri umuhanga. Kandi ko kurebye n'uyu munsi niwe isi iri kutwerekeza. Murabizi ko abapastori bagomba kubanza kwerekana ko bize za digiri muri teolojiya, hanyuma abantu bakaba barize nyinshi bushobora kuba butagaragara no mu buzima bwabo. Ikintu rero nakomeje kwibaza, nibajije ngo kuki ariko Paulo muri iri sengesho rye yakoresheje irindi jambo ritari iryo ry'ubuhanga bwo mu bitabo gnosis, ahubwo yakoresheje iryitwa epignosis. Epignosis ni ubuhanga kwa kundi muzi ibintu by'abarimu, abantu bigira iby'ubwarimu, iyo arangije kwiga agira igihe cya pratique, akajya gushyira ibyo yize mu bikorwa, akabona kubona impamyabumenyi. Ni ukuvuga ngo mu manota bafite haba harimo muri pratique. Mu yandi magambo, hano Paulo arimo aravuga ngo icyo arimo gusengera aba bantu b'ikorosi nuko nubwo bari mu isi irimo ubuhanga, irimo kwerekana ngo siyanse yateye imbere, irimo kwerekana ngo za Facebook na za WhatsApp ni ushobora kujya kuri Google ukamenya ubumenyi bwose, ntabwo ubwo bumenyi bwagira icyo bumara budashyizwe muri pratique, budashyizwe mu bikorwa. Mu yandi magambo, ubumenyi dukeneye bushobora kutwemeza Imana neza ni ubumenyi umuntu ashobora gusoma koko akabubona, ubumenyi umuntu ashobora kwakirira mu bitabo no kwiga n'ibindi, ariko umuntu yagiye kubukoresha akavuga ngo ibi bintu koko narabisomye ariko birafatika kandi nibyo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero iyo urebye ubona tugenda twuzuza abantu bafite ibyanditswe byinshi mu mutwe. Yego umuntu akabazi kuvuga, umva yavuga imirongo akagira ati sha wize Bibiliya akabisura yifite pe, ariko wajya hariya hirya ugasanga ni gambo nta buzima burimo,
kubera iki? Kubera ko ntabwo bishobora gukora muri we, nta nubwo bishobora guhindura undi muntu, kuko iyo umuntu amwitegereje abona rya jambo riri gusohoka ridahari, abona rya jambo ridakora. Ibi rero niryo sengesho rikomeye Pawulo arimo abwira aba bantu b'i Kolosi, ngo bamenye epignosis, bamenye, ariko atari ugusoma mu bitabo gusa ngo basome amakuru, ngo bafate ibintu byinshi babishyire mu mutwe, bafate imirongo myinshi. Bya bindi byo muri Sunday school murabizi, usanga umwana kabisa hariya hirya muri paruwase ya Kanombe, hari igihe nigeze kujyayo Sunday school yabo, abana bakavuga ibyanditswe nikubita hasi, nsanga nanjye mu Gisiramu nabayemo ubuzima bwanjye bwinshi, mfite Korani hano mu mutwe, mbona abana kabisa bamize Bibiliya, ariko n'umwana yifite hano muri Bibiliya ntabwo aragera igihe cyo gusobanukirwa. Dufite n'abakristo benshi bameze gutyo, ugasanga noneho byagera mu idini bikaba ibindi, ugasanga umuntu yaraborotse buri kantu kose mu gitabo kituyobora mu masengesho, n'utuvirigire n'utubago n'utundi twose yatukubwira, ariko mubwire ngo bisobanura iki, bikora gute mu dufite abaririmbyi benshi kabisa bazi kwandika indirimbo, bazi no kuziririmba, ugasanga afite indirimbo nyinshi, yanditse nyinshi, afite amagambo menshi, ariko injira muri we mo gato urasanga za ndirimbo ari icyuka kibereye. Kubera iki? Kubera ko bafashe cya kintu cyitwa ubumenyi. Ubu busanzwe bafite amakuru, isi ifite amakuru, isi ifite amakuru. Reka mbabwire, isi ifite amakuru, kandi buri wese ashyiraho amakuru bitewe n'ibyo ashaka ku bantu. Umuntu rero utarigeze ufata aya makuru ngo ayashyire mu bikorwa arebe koko ko akora, biroroshye kugira ngo yirukangane n'ibyadutse byose. Inyigisho zose zije bagaterura, haza inyigisho z'ubuntu, ugasanga umuntu agiye hariya kuri YouTube akajya no kuzidefanda yigize igitangaza. Mwarabibonye abakoneseri dusigaye dufite Mana yo mu ijuru, umuntu wese turi mu kinyejana, abantu bose bigiza bigisha ku ngufu. Uravuga ikintu umuntu akaza akagwa akanyagashyira hariya, kandi koko urimo urareba ko ari kuvuga ibintu by'ibinyoma by'ubupfufu, ariko ukabona yabidefanze yashyizeho n'ingufu, kandi yagiye asoma udutwe gusa. Muzi ko hano muri Bibiliya hari abantu baba bazi utu dutwe two hejuru gutya kabisa, adufashe mu mutwe n'utundi, agafata akarongo kamwe agateruka, agafata kandi, agafata kandi, akaza akaba azi gushakisha uburyo aducomekanya gusa, acomekanya kugira ngo adefande icyo ashaka gusa. Mu minsi yashize hari umusore wari ufite ibibazo mu rugo rwe, reka mvuga umugabo, noneho aza kundeba ati, pastor, ati ndashaka tugira icyo tuganira. Ati ese Bibiliya yemerera umuntu gutandukana, gukora divorce? Ndamubwira nti kuko umbajije icyo kibazo, ufite umugore urashaka ko mutandukana? Atoya, ati we banza umbwire, ati ndakubwira impamvu. Ndamubwira nti wishaka kungira injiji, ndatekereza. Ijambo ryose umuntu ashobora kurizana afite impamvu yaryo, kandi iyo mpamvu rimwe ugasanga arashaka ko rimurengera kurusha uko ryera imbuto zaryo bwite. Noneho ati ngewe narabisomye, aransomera Matayo uko Yesu yemeye nyine ngo usibye ngo umuntu ngo ufatiwe mu busambanyi. Murimo murabyumva ngo keretse umuntu wasambanye, ati umugore wanjye namufasha asambana. Ati umugore wanjye namufasha asambana. Ndavuga nti ariko rero banza usome n'ibibanza. Ibibanza
ntabwo ari uko Yesu arimo abyemera, ariko icyo arimo yerekana ni uburyo imitima y'abantu yamaze guhumana. Irari ryarabamaze, irari kubamara kwabo, ikintu cyose bashobora gutekereza. Ubundi ubusambanyi buza kubera ko bwatangiriye hano mu mutwe. Byose bihera he? Mu mutwe, mu bitekerezo. Ni rero icyo Yesu ari kudiringa nacyo ni ibitekerezo byawe, ntugire ngo hari ikindi. Igihe rero ibitekerezo byawe utari wabishyira ku murongo, igihe cyose uzabona umugore wawe yasambanye, nasuhuza umuntu uzabona yasambanye. Ushobora no kuba ufite ubufushi bwinshi, ukaba nyine wowe udashaka kumubona avugana n'undi muntu, ukabigiraho ikibazo. N'ubwonko bwawe kubera ko bwabaye corrupted, bwamaze kugwa, icyo uzabona cyose ku mugore wawe uzahita ukita ubusambanyi. Ni rero Yesu ntabwo ari kudefanda ubusambanyi, ahubwo ari gukora contradiction ko ibyo byose bizanwa n'icyaha. Ati pastor, ati ibyo mbwiye ntabwo mbishaka, ati ngiye namaze kudesida gutandukana, ati ngiye narinje nje kukubwira nka pastori kugira ngo nkwereke ijambo ryo muri Bibiliya icyo ivuga, ati ubwo urihakanye ubwo utarishaka, ati ubwo rero nzabikora. Rimwe murabyumva? Yarazanywe n'iki? Yarazanywe nuko ngewe mudefanda, kumufasha kwinjira mu mugambi we, kandi nkoresheje iki? Ijambo ry'Imana. Ayo niyo makuru, nicyo kinyejana turi kwinjiramo. None rero ubwo ubu bumenyi bugenda buba bwinshi, Pawulo arasenga ariko afite icyerekezo cy'ibintu bibiri. Icya mbere, umurongo wa 9 harimo kumenya no gusobanukirwa ubushake bw'Imana cyangwa iby'Imana ishaka. Muri ubu bushake bw'Imana arimo aravuga ikintu nafashe umwanya nkitekerezaho, ndavuga nti buriya aya makuru menshi tubona ushobora gusanga rimwe na rimwe tutayiremera, atari nayo ba nyir'ubwite bashaka kuvuga. Kubera iki? Kubera ko ubumenyi nk'uko twabyumvise, hari ubumenyi umuntu ashobora gukura mu byo yasomye, mu byo yigishijwe mu mashuri n'ibindi, noneho bukagira impact ari uko umuntu abushyize muri pratique yari yanjye. Aho mo hagati hashobora kuza mu icyuho kivuga ngo umuntu agiye kujya kubishyira mu bikorwa, ariko ashobora kubishyira mu bikorwa bitewe n'uko amarangamutima yamubwira. Ashobora gufata ijambo ry'Imana yarangiza koko akarisoma, ukumva yanafashijwe rwose, ariko yajya kubishyira mu bikorwa hariya akagenda akoresheje ibikomere afite, ibibazo afite. Yesu nibaza ngo ni muri Matayo igice cya 13 yavuze uburyo abantu bakira ijambo ry'Imana. Hari uburyo umuntu ashobora kwakira ijambo ry'Imana ariko akaryakira mu bihe afite ibibazo byamurenze. Ijambo muri icyo gihe yakiriye ararisobanurira muri bya bibazo afite. Uravuga iki? We yumva ikindi. Nuvuga ijambo rimwe warisobanure nk'aho ari ubwiye nabi. Kandi iki ni ikibazo kiri kuba uyu munsi. Hari umukozi w'Imana mu minsi yashize wabwirije ubutumwa, amaze kubwiriza, umva icyo cyigisho nacyumvise cyari kiryoshye pe. Avuga mw'akantu k'akagero gatoya. Ye baba we, kamubyinishije muzungu. Yavuze ubutumwa buryoshye buri muntu wese yakwigiramo. Ariko umuntu umwe bishoboka ko yari afite hari bikomere n'ibindi, arababaye,
avuze atoke mbonye kamwe ndi bufatireho kabisa sha ndakabonye. Hano hashobora kuba haraciye abavuga butumwa benshi. Ukoze analysis y'ibintu wacyuye inshuro nyinshi, iyo dusohotse tugiye hanze usanga igikurikiraho ni iki? Icyambere ni ukubanza gukritika uko umuntu yarameze, appearance. Umuntu watashywemo na Satani, umuntu uzi kwazi, umuntu uzi ko afite ubumenyi, umuntu uzi ko ngo yarasomye. Ari ahantu nigeze kujya kubwiriza kabisa, numva mfite imbaraga, ndabwiriza dusohotse tugeze hanze, umuntu arangije aranyegera ati pastor, ati wakoze cyane, ati ariko ati gihe wabereye i Kigali, ati kubera iki utabaye civilize ko openly, ati kubera iki kivuga ibintu by'ubuturage umva abandi bafashijwe, we yababajwe nuko navuze mu tugero nyine twiwaciye mu giturage ibugoyi iyi wacu. Nibaza ngo ubwo bimwe mu byo yarebye mu byamubangamiye byari aho kugira ngo umuntu akuremo ikimani mushakaho, ubutumwa bwinshi bugatakara mu kwanariza ngo uyu muntu nuwahe, ameze ate, yiza yahe mashuri, yagize ute, ugasanga neza uwo mwanya uragiye, umuntu agasigara tumvisha ikimani mukeneyeho. Noneho imyaka yacu ni imyaka ya analysis koko, ntabwo umuntu yarenganya abantu. Nanjye reka mbabwire ntawe ndi burenganye, kuko kera ikintu cyose cyarandyoheraga, ijambo ryose umuntu yavugaga ryarandyoheraga. None uyu munsi ngira ikibazo, icyakora nkafashwa nuko Imana yanyigishije kwivugira muri buri muntu wese nuko ameze kose. Ngewe ushobora kuvuga ijambo runaka, nge nkahita ndisomera mu Kigereki, nkahita numva uvuze ibitandukanye n'ibyanditse. Murimo murabyumva? Nyine nkaba bandi nsigaye ndwana no kugira ngo ibi bintu ntabizana, kuko hari igihe umuntu aza hano ugasanga yivuze ibipapuro nk'ijana afite, akabitereka hariya kugira ngo ahinze abantu umushyitsi nyine. Nanjye mu bihe byahise nagize icyo kibazo, umuntu akaza akabwiriza ijambo ry'Imana nkumva riraryoshye, ariko nashyira muri Bibiliya y'umwimerere original nkumva yavuze ibitandukanye nyirizina n'ibyanditswe, ngasigara ndwana n'ijambo rimwe. Imana irashaka kuvugana nanjye iki muri ibi bintu avuze? Imana ishimwe cyane. Igihe cyose rero wumvishe ijambo ry'Imana, ntabwo Imana yemera ko umuntu azano kugira ngo abigiti. Ikintu kivuzwe hano cyose mu magambo yose yavuzwe, nubwo umuntu yashyiramo bya bindi, ntabwo wabura ikimana irimo kuvugana nawe. Imana ishimwe cyane. Rero reka dufate ubu bwenge nibyo dukura mu ijambo ry'Imana, tugire umwete wo kubishyira mu bikorwa kugira ngo turebe niba koko bikora. Kera mu Gisilamu twari dufite ibintu nyine nabyita ko ari byo banza ndi kuvuga ngo kera mu Gisilamu ahari abantu abatanzi, nuko nabaye umuntu mukuru mu idini ry'Ubusilamu. Rero nimvuga ngo iby'Igisilamu ubwo murabyumva ko ariyo navuye, ubwo nkoresha iyo experience cyane, kuko ntashaka kuvuga nyine iby'iwacu cyane, ariko nkahuza iby'iwacu n'ibyahariye. Twari dufite ikintu kimeze gutya. Quran ni igitabo ugomba gufata mu mutwe, urabyumva, hanyuma wirinde kukibaza ibibazo, wirinde no kureba uko gikora, ugarukire ku byo wumvise. Niba imamu akubwiye ikintu runaka ari cyo asomye, gifate gutyo nta bindi.
mu gihe Bibiliya yo igusigira n'akanya kitwa testing, iravuga ngo wowe byumve bitega amatwi, nurangiza ubishyire ku munzani w'ubuzima bwa buri munsi urebe niba bikora. Haleluya. Ijambo cyangwa ubumenyi bwose wagira budashobora kujya mu buzima busanzwe ngo ubone burakoze, ubone bugize icyo buhindura, ubone buhinduye umuntu kanaka, iryo ntabwo riba rikiri ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana riri transformative, rirakora, rirahinduka, rikora ku buzima bw'umuntu, umuntu akaba yari umusinzi ukabona byarangiye burundu. Imana ishimwe cyane. Muri icyo gihe rero hari ukuntu, hari hadith ivuga ibyuko ushobora gufata impapuro za Korani warangiza ukazishyira mu mazi, wazishyira mu mazi nyine zigashongeramo, ugafata amazi ukayanywa. Ayo mazi Korani irinjiramo, ariko noneho n'ubuzima bugira ikintu buhinduka, niba wari urwaye indwara zikire n'ibindi nk'ibyo. Noneho rero umunsi umwe, kubera ko itabi ryari rimaze kundambira, nari nsigaye ndinywa, noneho nagenda mu nzira mwumva mo hano gutya mu gihorihori harimo nk'akantu k'akagofero gatwikiriye kari nko gushaka kunyicaza hasi gutya. None rimwe na rimwe najya ndeba abantu nkabona ibikezi. Nari naramaze kubona ngo kabisa iri tabi ringeze habi pe. Imyaka 12 nari maze ndinywa, ntabwo kari akantu koroshye. Noneho ndabigerageza, umva naguze za Korani n'izindi, nkajya mfata impapuro ngashyira mu mazi nkamira, wapi itabi biranga. Noneho igihe kimwe nza kubwira mushiki wanjye ati ndakwinginze uze kumfasha, uze kumfungirana mu cyumba kugira ngo ndebe ko nakwirirwa ntasomye. Numvaga nuwama amasaha 2 ntari nanywa ku itabi, mwumva kabisa byaba bikomeye. Murabyumva? Noneho afunga urugi, ninjira mu cyumba, isaha imwe tangira kumva umutima ugiye gusandara, nkarwana naryo, kubera ko abanywi b'itabi abamaze kurimenyera bagira ibintu byita kuzizamura cyangwa kuzuriza. Ni igihe umuntu aba yanyweye itabi rikaba ryatangiye kugabanuka, kubera ko ushaka nyine kuzigumamo none ugashyiramo nk'agafege iri tabi risanzwe, cyangwa ugashyiramo akitwa kavunga ngo kugira ngo nyine zurire ukomeze ube muri swing. Noneho mwumva mutima ugiye gusandara, ndavuga ndabishobora kandi uko aho mu cyumba ni nako ndi kunywa y'amazi arimo nyine Korani yashongeyemo. Urabyumva? Umva hashize nk'amazahiri, none numva ngiye gusandara pe, numva ndamamagara ngo fungura ndikuruka, kandi ninjya mu byengo afunge, reka shwi nta waruhari, nkoresheje za karate ntoboye igisenge, ndasohoka ndirukanga ku mugabo witwaga Kasimu twaguriragaho, ni Kasimu, niba hari n'akabure kamwusigaje ndakwinginze nubwo wambaho nagasha. Kasimu ati nagurishije nayo, ni Kasimu ndakwica niba hari nakufite. Muri make mfite imyizerere, ariko ni imyizerere iri mu mutwe idashobora gukora. Nubwo nayinywa mu mazi, nubwo nashyiraho za mekanizme zose idini ritegeka, ntacyo byahindura kuri nge. Noneho na bya bindi umuntu avuga ngo reka nkoreshe ubwenge, kwa kundi nyine umuntu avuga ati, baravuga ngo iyo umuntu agiye kwihisha ahantu ashobora kudatekereza kuri ibi, ushobora kujya muri za massage, za mekanizme z'ubuzima zindi zisanzwe nyine muzi. Izo nazo nizo nari nashyize mu bikorwa, mvuga ngo bampfungirane, nibura ndebe ibya Korani n'ibyanga, nibura
iby'ubusanzwe nyine ibyo kwigerageza bisanzwe bikore, ariko byose birananirana. Kubera iki? Kubera ko hari connection y'ibintu bibiri, hari ubumenyi n'ubuzima bubyarwa n'ubumenyi. Haleluya. Rero reka kwibeshya. Ba bantu bajya gutanga akazi akavuga ngo agomba kuba afite experience y'imyaka iyi niyi. Umva Monceri, mubihanganire, ntawe utabizi cyo kutagira experience bivuga. Zumukozi w'Imana udafite experience aba yabimaze byose. Uravuga kagutuka, ikintu cyose kiba cyabaye, ikintu cyose bakishe ni ibyubahiro, ni mu ngiribi, nibyo ni kuri za YouTube. Urabizi, njyewe ndi umukozi w'Imana. Biroroshye no kugira ngo za titire bazitondeke, byarangiza n'ubuhanuzi bikitwa ubuyobozi, bikitwa titire y'ubuyobozi. Kubera iki? Ntabwo bazi uko bikora mu buzima busanzwe. Ikintu wumvise mu ijambo ry'Imana utari wabona ko gikora mu buzima, buretse kukivuga, banza urwane nuko gikora mu buzima bwawe. Noneho arangira avuga ati, noneho nyuma y'ubwo bumenyi nyine ubu busanzwe narimo mvuga, ntimwabwumvise? Kugira ngo ibintu noneho bibe barabara, bibe sawa kabisa, nuko umuntu agomba gukoresha n'ubwenge. Ubumenyi, ubwenge. Ubumenyi burigwa, abongereza baravuga ngo the knowledge is acquired. Ubumenyi burigwa, ariko ubwenge buturuka ku Mana yonyine. Haleluya. Kubera ko ubwenge nibwo bumuntu. Imana ngo imaze gufata umuntu, imaze kumurema, icyo yakoze cyihutirwa nuko ngo yafashe bwa bumana bwayo, ikiri cyo wa mwuka wayo, irangije ngo irawusuka mu muntu, umuntu ngo aba ubugingo buzima. Ni ukuvuga ngo umuntu aba muzima kubera ko ubumana bumurimo. Umuntu utarimo ubumana yakora ikibi cyose. Ntukarebe umuntu b'abantu ngo bita ngo imfura, nyine bya bindi ati uyu muntu ni imfura. Muri segonderi hari ahantu twigaga, hari umusore wari uzwi mu kigo witondaga, konduwite yari 40/40. Iyo haburagaho rimwe, natwe abanyeshuri twari kumurekaramira. Igihe kimwe dutaje muri dorutware, dusanga hari undi musore bari baturanye gutya ku gitanda wapfuye. Umva abana barashakisha, polisi iraza, umva barashakisha. Murabyumva? Bakasa atariko ati uyu musore ati yari arimo hano, ati ni imfura y'u Rwanda. Ataya polisi iragenda pe. Iragenda kubera ko umusore ibimenyetso byose, nubwo yari muri iyo dorutware nta na kimwe kimufata. Konduwite y'igihe cyose yari 40/40. Directeur bahamagara abanyeshuri ati rakashwe da, ati buriya yasinziriye undi muntu arinjira. Noneho bigeze ninjoro, umusore burya kwica byanga byakunda amaraso y'umuntu aragukurikirana. Ibyo byo mubimenye, amaraso akurikirana nabi. Mu byo uzakina nabyo, bakobwa ibi bintu siyansi uyu munsi iri kugenda ibesha abantu, itera abantu igipindi, ati mukuremo inda nta kibazo. Reka mbabwire, amaraso arakurikirana. Amaraso akora iki? Arakurikirana. Ibyo byo mubimenye. Umusore bigeze ninjoro abura amahoro, biranga, aragenda agasohoka, arazenguruka muri dorutware, kandi polisi yagiye, arazenguruka muri dorutware yose, arazenguruka. Noneho umuntu wese yabyuka, ukabona umusore ariko habaye iki? Nuko duwaye arangije aramuhamagara, aramuzana, ati tubwire, uri kuzenguruka hano wabaye? Ati Gasana ndi kumubona inyuma y'ishuri.
abantu uwo mujinya, abantu uwo mujinya, abantu uwo mujinya. Reka nkubwire, umuntu udafite ubumana muri we, nashaka abe imfura kajana, nashaka abe babandi, ikibi cyose kibaho yagikora. Niyo mpamvu rero icyitwa ubu bwenge, wisdom, ubwenge, ubu bwenge karemano turi kumvamo hano, nibwo bufata bya bindi twumvise bukabiyungurura. Haleluya, haleluya. Bufata bya bindi byo mu bitabo, bugafata bya bindi wakuye hariya hirya mu buzima busanzwe, bwarangiza bukabishyira ku munzani, bukavuga ngo iki ni kibi, iki ntabwo ari cyiza, iki gifite ikibazo, iki ndacyemera, iki sindacyemera. Hanyuma ukabona kugenda nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Kubera ko ufite isi yagushyize imbere muri bwa bumenyi n'ibitabo bisanzwe, noneho ufite bwa bumenyi yagushyizemo, irakubwira ngo noneho bikombino bishyire hamwe, nurangiza uragenda Imana ikureba neza. Hari abantu ujya kubona ukabona mu by'ukuri uyu muntu afite ubwenge rwose, afite doktora, ni profesa. Iwacu twari dufite umugabo umwe yitwaga Mudage, niba hano hari umwana wambabarire we ndibagiwe mvugize ariko yari profesa, yarabyigiye mu Budage. Umva irahirya ngo electrogaze icyo gihe baramuhigishije, akaza agakora iminsi ngaye kuko yari umuhanga mu buryo butangaje. Ariko ibaze buri gihe uko yatahaga mu kazi, yajyaga mu kabari agataha yirnyariye, abantu nibo bamukuragamo ibyo yanyayemo. Ukabona umugabo ni umugabo wiyubashye, yambaye ikoti, ni ministre, nitwagiye tubumva se, ni umudepite ninde, ariko ugasanga yateye akana k'agakobwa inda, ugasanga ari kugenda akaryamana n'utwana tw'uduhinja, utwana byaye. Burimo murabyumva, afite ubumenyi, afite igihagararo n'ibindi, ariko nta bwenge. Niyo mpamvu rero twujuje abantu babamenye ariko batagira ubwenge. Ubushake bw'Imana rero tubumenya kuko dufite ubumenyi bw'ibyanditswe. Haleluya. Uko tugenda dutinda muri ibyo byanditswe bidupushinga kugenda tugashyira mu bikorwa. Haleluya. Uko bitindamo birakubwira atari koko iyo experiment, genda urebe ariko ko bikora. Harya basengera abarwayi, genda ariko ujye gusenga urebe ko bikora. Harya bafasha abakene, genda ujye kubikora urebe ko bikora, urebe ko izo mbuto koko ziva. Ntabwo ijambo ry'Imana n'ubushake bwayo bushobora kugira impact ku buzima bwawe utari wabikora ngo urebe ko bikora. Aho rero niho tumenyera ubushake bw'Imana. Izindi definisiyo zose bagiye baduha ndimo nyine ndazumva kandi ni nziza, hari ukuntu tubitondeka, kumva ijwi n'ibindi. Noneho hari n'abandi bavuga ngo ubushake bw'Imana ngewe nabumenyera kuko numvise ijwi ry'Imana, nagize inzozi, nagize ubuhanuzi. Ariko reka nkubwire, dufite ubushake bw'Imana mu buryo buri general. Twese duhamagarirwa kuba abantu b'Imana. Haleluya. Tukagira ibitekerezo byo kwamamaza Imana yonyine. Ibyo bintu iyo wabikoze, izindi ntambwe zikurikira Imana izikuyoboramo. Haleluya. Imana ishimwe cyane rero. Harya ndi burangize ryari Imana yo mu ijuru. Kubanza iyi nyigisho uko yandyoheye, ntabwo nzi niba Imana yo mu ijuru we. Noneho turacyari ku murongo wa 9, avugamo ubundi bwenge. Murimo murabyumva ngo ubwenge buturuka butangwa n'Umwuka Wera. Ubwenge butangwa n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Dore uko bimeze. Umuntu aragiye asomye Bibiliya, iramuryoheye.
yumvise iryoshye, arangije aravuga ati ariko reka njye kubishyira mu bikorwa ndebe ko bikorwa. Arangije aragiye abishyize mu bikorwa, arabikoze, abonye biremereye. Aho biremereye bwa bwenge bugarukiye, niho Imana ihita yoherereza izindi mbaraga, kubera ko Imana iravuga ngo nubwo bikomeye mukomeze mukore, mukomeze mugerageze. Igihe cyose urimo gushaka gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, ugahura n'ikintu kigusunika, umenye ngo wamaze guta ubwenge bw'Umwuka Wera. Haleluya. Kubera ko icyo Umwuka Wera akora dore ngiki, araza yarangiza akazana bya bintu byinshi mu ijambo ry'Imana wasomye, ukumva birakuremereye, ukumva ntibinasobanutse, wabyumviseho inyigisho nyinshi zitandukanye, yarangiza akakubwira ati kuri wowe bizakora gutya. Ntabwo ijambo ry'Imana uko rizakora kuri wowe ariko rizakora kuri njyewe. Ni rimwe ariko uburyo bwa application biratandukanye. Aho niho Umwuka Wera. Dore uko bimeze, Yesu yaraje akomeza amategeko 10, koko kandi agomba gusohorera muri we 10. Noneho arangije bamubaza ikibazo ati noneho ni irihe? Afata 10 akuyemo 2. Haleluya. Akuyemo 2. Ati noneho muri yandi yose do buriya mushobora kuba muri gutinya imibare minini, none reka ngabanye imibare, kuko abantu iyo byageze mu kubara za karikire no gushyira muri za data hari abantu babona biremereye. Ati okay, reka byorohe gutya 2. Ukunde Uwiteka umutima wawe. Irya 2, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Koko amaze kubasobanurira ibyuko kumukurikira biremereye, muribuka hari igihe avuze ibyuko abantu bagomba kurya ku mubiri we, barangate ngo abantu basubira inyuma, ngo nabigishwa be baramwitotombera. Murimo murabyumva? Muri make muri bo gukunda Imana bitangiye kuremera, arangiza atake nzabigisha muzabyumva, reka icyo tugishyire ku ruhande. Agiye kubasezeraho kuko yari yamaze kubasobanurira, n'Umwuka Wera yatangiye gukora imirimo yo guhishurira. Turabona ko Petero yaramaze guhishurirwa. Murimo murabyumva? Noneho ati do none mwamenye no mwizengeje. Ati data aba bantu nababwiye ibyo none baranyemeye, none ubwo banyemeye rero dore noneho itegeko risigaye niri guhera uyu munsi mukundane. Haleluya. Kuko mwamenye data mukamusobanukirwa mwana banyina, none igisigaye mugira iki? Mukundane. Arabyoroheje. Urabyumva? Byatangiye ari amategeko angahe? 10. Ariko yayandi ari kuvuga n'ubundi aracyari 10, gusa ari kugabanyaho imibare, ari kugabanya karikire kugira ngo abantu batumva ko ari byinshi biremereye. Hasigaye 1. Noneho Paulo abwirijwe n'Umwuka Wera ati reka mbabwira ati bya bindi byose hari igihe gusobanukirwa ibyuko gukunda mugenzi wawe bigorane. Ati dore itegeko noneho uyu munsi umwizera wese agomba kugenderaho, ni itegeko ry'Umwuka Wera. Haleluya. Itegeko ry'Umwuka Wera dore uko rikora, rirakubwira ngo nubwo kanaka ari gukora ibi nta kibazo afite, ibyo nyine nibye, ariko kuri wowe ntabwo bino bishobora gukora. Nubwo abakobwa bari kwambara kuriya, bambaye utuntu tumeze kuriya, ibyo ni ibyabo, kuri wowe ntabwo bikora. Urumva itegeko ry'Umwuka Wera? Nubwo abantu bari kubyina kwa kundi bari kugira kuriya, kuri wowe ntabwo bikora, ibikora kuri wowe ni ibi. Haleluya. Aha rero niho hazira bwa bwenge bw'Umwuka Wera. Ubwenge bw'Umwuka Wera bukubwira ngo nubwo ibi bintu mu buzima byumvikana, nubwo ushobora kubidefanda bikumvikana, ariko kuri wowe ntabwo biri applicable. Hari ibintu twe rero nk'abantu b'Imana ushobora gushyira muri rezonema,
Pawulo yigeze kwandikira abikorino arababwira ati noneho mubitekerezeho koko birakwiriye. Arenzaho kuvuga ngo kubera ko navuga ngo haranditswe bafite ibyanditswe bindi bari bwongere, ati noneho reka tuve mu kuvuga ngo haranditswe, noneho mubitekereze. Murabona ibi bintu bikwiriye? Uru rwego Imana idufashe kugira ngo abakristo bo muri iki kinyejana turenga urwego rwo kuvuga ngo hari ibyanditswe bivuga ngo ibyanditswe biratuyobora, hanyuma kubishyira mu bikorwa niturangiza turebe ko hari bimwe bidashobora kuba applicable aho dutuye. Rero reka nsoreze kuri iki kintu. Tumaze kumva ubushake bw'Imana, uburyo tubumenyeshwa n'ibintu bitatu, ariko turimo turabivuga muri context y'iki cyanditswe hano mwafashe nk'intego. Icya mbere ni ubwenge, ariko ubwenge bushyizwe mu bikorwa, epignosis, ariyo Pawulo hano yavugaga. Urafata ubumenyi, urafata ibyanditswe, none ubishyire kuri test, ubishyire hariya kuri tere, urebe koko bikora. Urebe koko niba biri bivuga ngo umuntu iyo ageze muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, birakora. Umuntu koko ashobora kugera muri Yesu akaba icyaremwe gishya bigakora. Ngende umuhamya wabyo. Nta kintu nge na kimwe umuntu ashobora kumbwira ngo umva nabonye Bibiliya ikora, kubera ko nkimara kumva iyi principe naravuze ngo buri kintu cyose nzagishyira ara mu bikorwa. Kinanire mpamagara umwuka wera ze gikore, kuko kiranditswe gishobora gukora. Imana ishimwe cyane. Nta cyanditswemo hano muri Bibiliya kidashobora gukora. Haleluya. Noneho twumvamo umenyerana none mu bwenge Imana yaduhaye karemano. Urimo murabyumva, kuko ubu budufasha gutandukanya icyiza n'ikibi. Nta muntu utazi ko gusambana ari icyaha, nta mugabo utazi ko guca inyuma umugore ari icyaha, nta utazi ko kwiba ari icyaha. Ibyo ntabwo ari ibintu ukeneye kugira ngo Bibiliya ikubwire gusa, na conscience zacu birimo. Noneho rero iyo binaniranye haza ubwenge bw'umwuka. Haleluya. Ibyo bintu bifatanije ntabwo ushobora gupfa guhusha ubushake bw'Imana. Hanyuma ingaruka zo kugendera mu bushake bw'Imana, akangiye kugacamo niruka. Ingaruka zo kugendera mu bushake bw'Imana. Iyo umaze gusobanukirwa ubushake bw'Imana, kubera ko wagendeye muri bya bintu Pawulo ari kutubwira hano, icyambere ubaho ubuzima bushima Imana iteka ryose muri byose. Haleluya. Bibiliya ikivuga cyose nuko nta kintu na kimwe kiriho mu buzima bwawe nk'impanuka. Byose Imana iba yabyemeye, kandi byemera kubw'ingaruka zawe nziza. Ushobora gukena ukagira ngo Imana yakwanze, kandi ishaka kugira ngo utangire fondasiyo nziza, uzagere ku kigero cy'ubukire uzi gukora, utazasubira inyuma, ahubwo uzakomeza ukore. Hari abantu baba gakira gusa, yajya gukena agahita yita mu kagozi, kubera ko ntabwo yabimenyereye. Imana ikagukenesha kugira ngo ibanze igutoze. Nuzabona bya bintu igihe uzageramo, uzaba uri kuri standard nziza yo kubyihanganira. Utabirebera rero mu ijambo ry'Imana ati Imana yanyanze, nanjye ngiye kuyereka kuko yankenesheje, yatumye njya muri gereza, yatumye mpura n'ibibazo n'ibindi byose. Iyo uri mu bushake bw'Imana uhora iteka ryose ushima. Pawulo yari muri gereza, arangije yandikira ab'Ifilipi aravuga ngo nuko rero muri byose mushime Imana. Haleluya. Muri byose mukora iki? Mushime Imana. Mwarwaye, mwapfushije, mwakennye, mwabuze, bya bindi byose, ibyo byose ngo bibishimwe ry'Imana, kubera ko biriho kugira ngo still Imana igaragare ko ifite icyubahiro, igaragaze ko umuntu ashobora gukena
imana ifite byose ikabimuhereza. Haleluya. Ibaza umuntu wabayeho ubuzima bwe bwose akiza afite byose. Nicyo bene wacu hariya bafitemo ikibazo. Hari ahantu nagiye kubwiriza hano muri leta ya Texas, ndabwiriza numva kabisa yes ashimwe ndasohotse. Mugabo ufite company nini ya assurance, ni umukire amamiliyoni. Araza arandeba ati man of God, how can I help? Imurumva ndavuga ndariko ntabwo nigeze nsaba ubufasha. Navuze ijambo ry'Imana, n'ubufasha wampereza nubwo uko wakwakira Yesu ukagendana nawe, warangiza ukabwira n'abandi. Mugabo ararakara, imisatsi ireguka, bitanyibona umujinya uraje. Noneho hashize iminsi pastor waranyandikira ati hano hari umugabo yaraje, ati yaratubwiye ngo yabonye umunyafurika uza agahita guhitinga nta no gutinya. Urimo murabyumva? Ibyo ngo byamuteravaye bimujya mu mutima, ubu ni inshuti yanjye ikomeye, kubera ko yahuye n'umuntu wamubwije ukuri openly. Yarashatse kuntega umutego kugira ngo ambwire ngo dore amafaranga, dore ngize ibi, narangiza ikizakurikiraho ni ikihe? Nuko azambwira ngo ibyo ubwiriza ntabwo bikora muri wowe, uri umusabirizi, ntabwo uri umuvuga butumwa. Gushima Imana muri byose. Icya kabiri ngo twere imbuto. Ubundi reka nyaruke Mana yo mu ijuru. Ngiye kureba ibyo kwera imbuto. Iryo ni ijambo dusanzwe dusobanukiwe, kuko imbuto nyine ni bya bindi ubutumwa bwiza bukora hariya hasi, nizo twita imbuto. Haleluya. Ni ukuvuga ngo niya puratike ya bwa bwenge buraje ku buryo muri make ubutumwa umuntu ashobora kubufata akaburya. Reka niruke. Icya gatatu ngo dukura mu kumenya Imana. Ubu twageze mu murongo wa 10. Ngo dukura mu kumenya Imana. Usanga dufite abakristo cyane cyane nk'ahantu dusigaye dufite nyina amadini afite ibintu bidahinduka. Usanga ufite umukristo uko yararagitangira n'uyu munsi niko ameze, nta kigeze gihindukaho. Ibyaha yakoraga cyagiye ni nabyo agikora uyu munsi. Ibyo yarwanaga nabyo cyagiye, ugasanga umuntu amaze imyaka 10, 15 n'ibindi. Uwo muntu mu by'ukuri ubushake bw'Imana buri kure ye, kubera ubushake bw'Imana kuri buri muntu wese nuko duhinduka tukaba bashya muri Kristo Yesu. Umuntu rero utari wafata iyo nama, uhora ari umwe, uko yasengaga niko ameze, ibyo yavugaga niko ameze. Ugeze mu idini, hari abantu bamwe ntabwo ni bene data, nta kibazo rwose hatagira unyumva nabi, ariko umuntu mwaba muganira atereka shwite ati ryo niyobera ritagatifu ntabwo rindera. Uwo muntu yaba akeneye gukura, akeneye kugira icyo asobanukirwa. Muzi ko ni wacu dufite abantu babana niyobera ritagatifu batabizi. Kubera ko ibyo bamubwiye birahagije kugira ngo abigume avuge ngo ndi umukristo. Uko twinjira mu materaniro turakuzi, twe tuzi no kubigenza neza. Nimba hari ibintu nkunda rwose iwacu, nukuntu usanga ibintu biri kuri ordre bimeze kuriya. Ugasanga umuntu afite ordre mu rusengero, ariko ushaka ordre mu buzima bwe uyibure. Gasanga nakavuye, iyo ageze hariya bari kunywa inzoga ahita yicara nawe akanywa. Iyo ageze hariya hari abagabo bari gutereta udukobwa nawe baragira bakamubwira bati ariko nta mugabo rwose umeze nkawe, nawe akagendamo. Ugasanga abana bacu b'abakobwa n'abasore bari
rwose bameze neza, bari kuririmba barabyina neza. Nasomye icyegeranyo kirambabaza uyu munsi. Ubushakashatsi bwamaze kwerekana ngo abana b'abakobwa bo mu mashuri ya segonderi buno igikundi kinini basigaye bigurisha. Urimo murabyumva? Noneho ngo n'abakaminuza muze kubisoma. Ni icyegeranyo cyakozwe n'inuza nesa nahoze mbisoma numiwe. Ugasanga umuntu kabisa ariko byina ari guhimbaza n'ibindi byose bimeze neza, ariko ugasanga iyo bigiye niyahitaje bamukurura ngo ngwino agakurikira nta cyerekezo. Uko yari ameze n'uyu munsi niko ari. Au contraire, Paulo aravuga ngo ubushake bw'Imana iyo umuntu abugendemo kubera ko yasobanukiwe arangiza akura mu kumenya Imana. Haleluya. Uko wari uyizi iyo ikoze ikintu kidasanzwe uyisobanukirwa mu rwego rurutaho. Maze umwaka mfite uburwayi, natangiye kurwara mu kwa 10 umwaka washize. Nahuye n'ubuzima ndaserera, indwara zose zimbaho. Nari umusportifu ngize ute, nisanga nagize high blood pressure, umuvuduko w'amaraso. Nisanga nagize izitwa za Helicobacter pylori, kugeza igihe nagiye no muri koma. Abatarabimenye mu kwa 9 nagiye muri koma nanone. Urwaye ndababara. Mbere ababizi nararwaye kera, nigeze kurwara kanseri y'amaraso. Murabyumva, Imana inyikiriza n'ikiganza cyayo. Nabwo nanone nari nagiye muri koma. Iyi ncuro abaganga bose bashoboka nabagezeho biranga, ibyuma byose mbicaho biranga. Amafaranga nari maze gukorera, nanditse ibitabo bigize hariya, amafaranga anciraho. Ndi gushaka ibyo gutangira kubaka. Kumbe Imana yarebaga muri njyewe ati urwego uri kujyaho ushobora kuzagera ukaba nk'abandi. None rero buretse ncishe akantu ko kugorora gato kugira ngo ubugabanyije uwo muvuduko. Umva narababaye pe. Madamu uvuganye na niwe yabikubwira. Kugeza n'uyu munsi hari bimwe nkibana nabyo kuko ubu ntabwo narya ibintu byose, nubwo umuvuduko wahise ugenda waragiye kubera imiti nanyweye n'ibindi byose. Ariko niba hari igihe nabanye n'Imana ngasenga kuruta ibihe byose nabayeho mu buzima, ni iki gihe. Haleluya. Umva numvaga Imana kubera ko ibyifuzo byanjye byarebaga ijuru, nari namaze kwanga ubuzima, nabonaga napfuye. Na madamu byageze aho ndamutegura, nkajya mutegura gahoro gahoro, nkamubwira nyine uzitondera ibyo guhita ushaka, uko ubonye ntangira nurabona ufite abana. Uko ndi kumubwira akaba ari kurira, amarira yamanutse yagize, akanyereka ngo arakomeye. Ariko nyuma yaje kumbwira ati reka nkubwire, ati nanjye nkeneye igihe cya counseling kuko nshobora kuba naragize depression. Murabyumva? Urupfu icyo gihe narurebaga n'amaso yanjye. Umunsi nagiye muri koma nararwumvaga. Niriwe numva guhera hano hasi kurwara kugeza ku musatsi udashobora gukoraho ngo wumve kuri umuntu. Narabyumvaga kubera ko mbere byigeze kumbaho, iyi ncuro narabyumva. Nirirwa urupfu runyuzuyemo. Madamu ibyo naganiraga nawe byari nk'ibyo kuraga. Ntangira kumubwira abo mfitiye utudeni, ntangira kumuha raporo yose. Madamu ariko nyine kubera ko nacikaga intege uko bwije nuko bukeye. Icyo gihe rero ibitekerezo byanjye byatekerezaga ijuru gusa, bigatuma nsenga. Haleluya. Ngatekereza Imana gusa. Ibaze ko no mu gihe narembye niyirizaga ubusa, nkiyiriza ubusa, ngavuga n'ubundi niyo yayo napfuye reka nishakira Imana. Nagize ibihe Imana impereza ubutumwa, Imana impereza misiyo. Umunsi navuye muri koma ntakicyumva ubabare nabo, baganga byarananiranye. Imana ishimwe cyane. Rero igihe ntakuriye mu buzima mu myaka yashize,
imyaka 17 nari maze ngendana na Yesu. Uyu mwaka wonyine sha urantumbagije pe. Ibaze amashuri yose yoboka maze igihe kitari gito, imyaka 7 nigisha muri teologiya muri kaminuza, ariko nanjye narisuzumye nsanga ye baba we nari nkiri mugani wa gafaranga ngo ikibwa. Naje gusanga hari utuntu twinshi nari nkeneye gusobanukirwa, kubera ko iyo rimwe na rimwe tugenda twibeshya ku ijambo ry'Imana tukarisobanura bitewe n'ibigezweho, igikurikirana ikihe? Igikurikirana iki? Nuko dusa nabyo. Burya umuntu asa n'ibyazi n'ibyo avuga. Icyanyuma rero ngo tuva mu mwijima tukajya mu mucyo. Haleluya. Umuntu utagendana n'Imana ni impumyi. Ni impumyi. Ikinyejana cya 17 yigeze gutera abantu nyine ngo nabahanga ngo bamenye siyanse, haza ikintu cyitwa renaissance, enlightenment. Ati twamurikiwe, ati amadini yaragiye yaratwigaruriza, atadusha, ati twamurikiwe. Bamenye ko ubuzima bumeze, ni siyanse. Ngo bamurikiwe, murimo murabyumva. Ariko icyo kinyejana kugeza uyu munsi nibyo binyejana bifite indushyi kurusha ibindi binyejana byabayeho. Uko abantu bagenda bibeshya ngo barazi, niko bagenda babindushyi, kubera ko bahura n'ibiremere Imana yamaze kubasiga, yabaretse bakaba mu mwijima. Umwijima rero Yohana yaravuze ngo umuntu wese ukora icyaha cyangwa uyoborwa nacyo ngo ari mu mwijima. Mu yandi magambo, icyaha cyose kibata umuntu kikamufata, yasenga, yajya gusoma, yakora iki, igihe umuntu akirimbata y'icyaha cyamufashe tamutangiriye, no mata ari mu mwijima n'impumyi. Umuntu rero ugifata icyaha nk'ubuzima busanzwe, iki nicyo nsorejeho. Isi irimo iratuzanira ikintu cyitwa noming, gufata ibintu nk'ibisanzwe, kubera ko byananiranye uburyo byajya. Siyanse ntakiri gufasha, iyobokamana ntacyo riri gufasha, kuko abantu batari babona bwa bwenge bw'umwuka wera barimo barahimbahimba, barimo barashakashaka, barihimbira kwizera kwabo, barihimbira Yesu ushobora gushyigikira ingeso zabo mbi. Baterekashwe da buno Yesu yarabipfiriye, byose byararangiye, noneho umuntu ashobora kwikorera icyo ashaka. Ibyo nta hantu namwe byanditse muri Bibiliya, nta n'agace k'akarongo, nta n'agace k'akarongo n'akamwe. Ubuntu umuntu ashobora kubufasha, yarangiza akabushyira muri ya kamere yananiwe kureka icyaha, yarangiza akimahoroniza, niko tubyita kwimahoroniza. Ni ibisanzwe, urabyumva, ntabwo wabana n'umuhungu ngo mutari mwareba nyine uko bimera, mutari bigahimbwa amazina. Uwo ni umwijima, ni kimwe mu bigaragaza. None abantu barangiza bakajya mu masengesho bagasenga, bakiyiriza ubusa. Mana, ndashaka umugabo uvuye mu bushake bwawe. Mubuye bushake kandi waramaze kubwangiriza. Aho Imana yakurangirira wamaze kuhava, wamaze kwishyira mu mwijima. Urumuri rwa Yesu ntabwo ruri hano ngo rukumurikire rukwereka inzira. Ubwo inzira udashaka kuyibona, ubushake bw'Imana urabubona gute? Imana idufashe bantu b'Imana kugira ngo iyi minsi turimo dushobore kureba ingaruka zituruka mu bushake bw'Imana, kandi dukora neza kuko birashoboka ijambo ry'Imana rishobora kugufasha gukora ibintu neza nk'uko Imana ibishaka. Ababyemera tuzamura ikiganza. Birashoboka, tugiye kubisengera. Haleluya. Ijambo ry'Imana rishobora kudufasha gukora ibintu neza, tukabona ubwenge bwose bukwiriye bwose.
twajya mu bikorwa tukabona ibintu birakora. Reka duhaguruke. Ushobora kuba umaze igihe wagerageje no kubikora. Tugiye gusenga kugira ngo uhabwe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo zigufasha gushyira mu bikorwa ibyo wasomye mu ijambo ry'Imana, hanyuma ubone n'imbaraga zo gukomeza kwihangana igihe bitinze gukora. Dore namba y'ubusa ndakwingiye zunyambike. Urahita ufata akanya, nurangiza wisengere mu mutima wawe, hanyuma duhite natwe dufatanya kwegura isengesho, dusengere hamwe. Oh haleluya, unyuhagire ibyaha mutabazi. Mwami, tuzamuye ibiganza byacu, turakubwiye ngo turagukeneye. Dukeneye ubwenge buva kuri wowe. Hari ubwenge isi ikomeje kugenda itanga, inshuro nyinshi bugahabana n'ubwenge buva kuri wowe. Isi irimo iratuzanira ibintu rimwe na rimwe ugasanga tunaniwe guhitamo no kugenda nk'uko bikwiriye. Mwuka wera, ngwino muri iki gihe. Haleluya. Duha imbaraga, duha imbaraga, duha imbaraga, duha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uduha ububasha n'ubushobozi bwo kwihangana, bwo kugendera muri iryo jambo, bwo kurikora, ndetse no gutega umwuka wera amatwi kugira ngo nibidashoboka bikoreke mu izina rya Yesu. Turasenga kugira ngo woherereze imbaraga zikora bigakoreka, bigakoreka. Turizera ko bishoboka, turizera ko bishoboka, turizera ko bishoboka guhinduka ibyaha tukabinesha mu izina rya Yesu. Usuke hano imbaraga zirukana ibyaha, zirukana umwijima, zirukana kuberekera ikibi cyose. Mwamuhimbazwe. Rekera ijambo ryawe uyu mugoroba rikore icyarizanye, rikore icyarizanye. Natwe duhimbaza izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abaho umugisha mwaka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arakoze Reverend Cedric, kandi ngira ngo nawe wumvisemo byinshi. Ubwo rero nukureka itegeko ry'umwuka rigakora mu buzima bwawe. Sibyo ra? Itegeko ry'umwuka rigakora mu mutima wawe kugira ngo